Ribu yafunze abarimo abayobozi ba seminari ya Zaza kubera urupfu rw'umunyeshuri. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu rwafunze abantu 4 barimo abayobozi ba seminari nto ya Zaza kubera urupfu rw'umunyeshuri witwa Shema Christian wari ufite imyaka 15 witabye Imana nyuma yo gukubitwa na bagenzi be. Tariki ya 16 Kamena 2024 nibwo Ribu yafunze abanyeshuri barimo Tuyizere Egide w'imyaka 20 na Murenzi Arumeri w'imyaka 18. Hafunzwe kandi Padiri Nkomeje Gusaba Alexandre w'imyaka 38 ushinzwe umutungo, ndetse na Padiri Mbonigaba Jean Bosco w'imyaka 33 usanzwe ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri. Umuvugizi wa Ribu Dr Murangira Bitsieri yavuze ko bakurikiranyweho ibyaha bibiri ari byo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake byateye urupfu no kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga. Yakomeje avuga ko abanyeshuri babiri ari bo Tuyizere Egide na Murenzi Arumeri biga mu mwaka wa 5 bakaba bakurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake byateye urupfu mugenzi wabo, bamuziza ko atarangije imirimo y'isuku yari yahawe. Ni mu gihe Padiri Nkomeje Gusaba Alexandre na Padiri Mbonigaba Jean Bosco bakurikiranyweho icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga, aho bamenyeshejwe ko hari umwana wakubiswe na bagenzi be ku buryo bubabaje akameze nabi ndetse ari kuribwa mu nda. Basabwa ko batanga imodoka bakamujyana kwa muganga, bo ntibabyumva bakavuga ko arimo kwirwaza. Dr Murangira yavuze ko byabereye aho iri shuri rya Petit Seminari ya Zaza riherereye mu karere ka Ngoma, umurenge wa Zaza, akagari ka Nyagatugunda, mu mudugudu wa Jambere. Umuvugizi wa Ribu Dr Murangira Bitsieri yongeyeho ko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Zaza n'umurambo ukaboherejwe muri laboratwari kugira ngo ukorerwe isuzumwa, mu gihe dosiye yabo yatangiye gukorwaho kugira ngo izashyikirizwe ubushinjacyaha. Gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake ni icyaha giteganywa n'ingingo y'121 y'itegeko nomero 68 akarongo 2018 ryo ku 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byateye urupfu bihanishwa igifungo kuva ku myaka 15 ariko kitarenze imyaka 20, n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7. Kwirengeza gutabara umuntu uri mu kaga ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 244 y'itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, gihanishwa igifungo kuva ku mwaka 1 ariko kitarenze imyaka 3, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 300 ariko atarenze 500. Ribu yibukije abaturarwanda kwitazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cyo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake bikaviramo umuntu gupfa, n'icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga. Ribu yibukije abantu kandi kwirinda kwihanira kuko hari inzego zibishinzwe kandi kubikora wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Ni ukuri uyu mwana yakubiswa aza gupfa akubitirwa mu ishuri rya seminari, tukaba tumwifurije kuruhukira mu mahoro, tunakomeza umuryango we. Urupfu rukomoka ku gukubitwa rugaragaza igihugu kiri inyuma mu burenganzira bwa muntu. None urupfu rukomoka ku gukubita mugenzi wawe, mwese mwiga mu seminari, abantu basoma Bibiliya buri gitondo, iyo ushinzwe akoze amakosa ukayarebera yitwa yawe niyo ya impita birite sasa wakoze icyo kimenya ko abana bakubise mugenzi wabo kandi bamukubise kuwa 5 apfa kuwa mbere. Wakoze iki? Umuhungu ariruka abagezi wabo muri iryo joro, iwabo na bati ko twishyuye biderivare yacu ngurare muri interina ugeza huti iri joro ku kigo tukishyurira abazamu bo kukurida uciye, bahita bamushyira mu modoka bagaruka ku kigo. Bagarutse ku kigo rero basubira muri kesi. Umwana avuga ati kanaka bankubise ko nta hati igihe ko nakereje igikoni, mbonye inkoni zikaze ndatoroka mpita niyizira mu rugo. Bahamagara babana babiri, harimo ufite ababyeyi tuziranye. Tandukana na babandi babeshya ababona Ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo.
aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa, kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Alright, Jaras Official TV twongeye kubasuhuza, twizere ko mumeze neza cyane, tubahaye ikaze nanone ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Twongeye kandi kubashishikariza no kubaha ikaze muri Urban Hotel, ahantu heza cyane hari amafu. Amafu niyo duheraho burya ko iri zuba ikeneye amafu. Muri Urban ntiwamenya ko turi ku mpeshyi. Umuntu ari gusohoka akabona izuba riri gukora bya bindi bajya bavuga. Karege, waramutse umeze ute? Sava ndaho rwose bisanzwe. Icyumweru tukigeze hagati. Icyumweru kigezemo hagati. Iminsi yagiye, ngira ngo umwuka w'amatora nawo turagenda kure nawo twinjira. Umusibe ejo kampanye ziratangira kabisa. Kabisa, umusibe ejo kampanye ziratangira. Ubwo yaba abadepite yaba bari muri kandida perezida bashaka kutwegera, imiryango irafunguye cyane rwose. Ni karibu rwose. Mwemerewe kuza tukaba twakorana. Cyazo hari ababivuga ugategereza basigaye umunsi umwe. Buriya natwe hari igihe tuzagera tuyifunge. Imiryango irafunguye ariko amuganira aho igera igafunga ko hari abavuga bakaraza cyane. Utanze abandi ntiwamubangikanye. Ntabwo waza ngo ari kuba bangikanya wabikora ariko uhera ku waje mbere. Ni lazima kabisa. So ubwo rero reka twizere kandi twifuriza amahirwe masa abiyamamaje bose. Twebwe muri showbiz duhita tuvuga Samu wo muri comedy. Wa undi yamamaza mu rubyiruko. Yego. So ni ibyo ngibyo rero ngira ngo ariko n'izindi ntonde zigiye zibamo abantu bacu. Hari abantu ba hafi umuntu yakwifuriza felicitation kuko hari ubu uhagaze mu mwanya ugahita uvuga uyu yazaba we tu. Ubushize twavugaga kuri PL tuvuga 42, 47 na 54 n'abantu bacu, ariko bo ntacyo reka mbyihorere, si ntacyo bivuzeho. Ariko iyo ngiye nko kuri FPR nkabona nimero 3, nkabona 21, nkabona 41, 25, 41, ubwo bavuga babitwa ba Berlin, abitwa ba Nabahire, abitwa ba Mugenzi Leon. Tuvuga ati bose n'abantu n'abandi, ariko n'abandi hari n'abandi bagiye babyiringiro Elize mu itangazamakuru bakwigira Isa. Attention, hari umuhungu wasohoye inkuru kujya avuga ati 2024 iciye agahigo. Iciye agahigo mu kubona abiyaminiya abashaka kwiyamamaza benshi. Ariko shayana bariyaminiye kuri ino nshuro, ngira ngo ni ikintu ugeze gushimura avuga uti abadamu kuri ino nshuro. Ba PC nabo abanyamakuru. Urabona ko abantu batangiye gutinyuka cyane rwose kabisa. So ni ibyo ngibyo rero, ariko uyu munsi Karege nagira ngo udufashe noneho gutera imetero, kuko nawe uri umurezi. Ibi ngibi byabaye nzi ko waba ubifiteho amakuru mbivuge gutyo, kuko nawe ibyo byose wagiye ufesinga kese wenda zajya gusa nk'izi. Urugomo mu mashuri, byavamo ubugizi bwa nabi. Kuri iyi nshuro ni inkuru y'umunyeshuri n'ubundi wari wabivuzeho mu minsi ishize uri kwihanganisha abizaza, ariko nabonye byafashe indi ntera, cyane cyane ko byarangiye hari abanyeshuri batawe muri yombi ndetse na bamwe mu bayobozi babo. Yego. N'abapadiri? Abapadiri n'abarezi. Yego. Ariko impamvu nifuje ko tubiganiraho nuko nabonye bitari kese imwe, ko nahise mbona hari indi kese yo muri indi shuri
ryitwa Gitisi. Gitisi Ni Gitisi. mu Ruhango. Mu Ruhango kabisa. Nabonye naho hari umwana w'imyaka 18 wahaguye. Nawe bivugwa ko ari uburangare bwabayeho. Abayobozi ntibamujyane ku ishuri cyangwa se kwa muganga, ntibiyumvishe byo kumujyana ku ishuri kwa muganga, kwa muganga. Pardon. Ntibamujyane kwa muganga. Izi case uko ari ebyiri kugira ngo dufashe gutera imetero, ariko nanone unabihuza n'ubuzima busanzwe ko ibintu si ibintu si ubwa mbere tubyumvise. Even no mu magereza hari igihe ubyumva bivugwa. Ikintu cyitwa ariko gereza ni umufungwa, ntabwo wagereranya umufungwa n'umunyeshuri. Yego. Okay. Ubushize wenda ni excuse nihanganishije padiri recteur wizaza wa Petit Seminaire yizaza, nagenderaga kuri message iri officiel yari yatanze. Asobanura ko bagize ibyago umwana Shema Christian agapfa, bakavuga ko yazize impanuka yo mu kibuga. Ibyo niyo message yari yatanze mu nzego. Hanyuma ariko nandi makuru yuko yaba yakubiswe nari nyafite, ariko atari officiel, nayabonye mu gikari. Rero ntago nari gupfa gutangaza ibyo mu gikari, cyane cyane ko usibye no kuba padiri ari inshuti, ari umwe mu badukurikira, ariko nanjye ndaharereye, ni hafi y'ikigo umukobwa wanjye wa Bucura yigaho. Ntabwo nari gutangaza ibyo muri ntuza ntara. Inkuru rero zasohotse ngewe nkigendera kuri ya yindi, kuko niyo officiality yari iyo ngiyo. Officiality ya kabiri rero yaje ari ya RIB. Yego. Hari muri RIB ivuga ko abanyeshuri babiri bakubise uriya mwana Shema Christian, barimo witwa Amiel cyangwa Armel na Egide, n'abapadiri n'abarezi bo muri kiriya kigo. Ikiriho rero ni iki muri za metero, amasomo arimo gukubita. Icyo ni kimwe mu mategeko y'isi yose, nta namwe igihano cyo gukubita kiri. So urumva icya kabiri kwihanira d'abord, kwihanira wenda igihano cyo gukubita cyaba ariko kuwamaze guhamwa n'icyaha. So u Rwanda aho rugeze aha, uko ruvugwa, uko turubona, nubwo tutarubona kimwe n'abandi bitewe nuko n'ubwoko bwa filime bambaye, ntabwo ari igihugu cyakabaye kibamo impfu zikomoka ku gukubitwa. Urupfu rukomoka ku gukubitwa, urupfu rukomoka ku gukubitwa rugaragaza igihugu kiri inyuma mu burenganzira bwa muntu. Noneho urupfu rukomoka ku gukubitwa wihanira byo birarenze. Noneho urupfu rukomoka ku gukubita guhana mugenzi wawe n'ibindi. None urupfu rukomoka ku gukubita mugenzi wawe, mwese mwiga mu seminari, abantu basoma Bibiliya buri gitondo. Mu seminari misa nyina buri gitondo haba misa cyane. Rero urumva ko kigoye. Ubwo isomo ryaba icyo ni kimwe. Hanyuma ako kanyuma nari mvuze ni ukumenya ese inyigisho abapadiri batanga mu seminari zamariye iki bariya ba Egide bo mu wa 5 no mu wa 6 bakubise umwana wo mu wa 2 kubera amakosa yo kutarangiza tashe bamuhaye. Yego. Ntago bagomba kwihanira. Icyo ni kimwe. Iyo bihanira ntibari gukubita. Icyo ni cya kabiri. Iyo bakubita ntibari gukubita byo kwica nk'abana b'Imana twitezemo abapadiri bejo. Babyumva? Bakagombye kuba baramaze gufata ntuza inyigisho bakazifata ku mutima, kuko nibo u Rwanda rw'ejo. Ndaza kubisorezaho nabo bari muri riske yo kuba bafungwa cyane. Imyaka itari munsi y'itatu abarezi. Abo banyeshuri kandi ababyeyi babohereje kwiga. Abanyeshuri kandi bakoze urugomo ruganisha ku rupfu. Uziko bari hagati ya 15 na 20. Nibyo nkubwira nyine homicide involontaire. Byo mvuga ariko bizaterwa nuko babiburana, ariko ntago byajya kuri. Wenda ni imyaka yabo naho bari ibyo ni ibintu byinshi umucamanza ashobora kureba. Yego. Ariko bigiye byanze bikunze igifungo kizazamo kandi ababyeyi babohereje kwiga.
bari biteze ko umwaka utaha babona diplome Cyane. bakajya muri kaminuza cyangwa muri grand seminaire. Ibyo birapfuye kubera iki? Kutabanza gutekereza ngo iki ngiye gukora kirangaja iki. Iyi kesi hari ahandi yigeze kuba ariko ntibyavuyemo urupfu. Uwakubise nziranye n'ababyeyi be babimbwiye basaba ubuvugizi kubera ko ni kesi zimwe uko bariya bizaza bafite responsabilité bahawe n'ubuyobozi bw'ikigo, ariko ubundi mu kigo nako mu buzima busanzwe ntabwo umuntu ashobora kwifasha akazi na perezida wa repubulika akenera abaguverineri n'abaminisitiri cyane rwose, ariko agomba akabatuma ku baturage, ariko agomba gukurikirana babanye bate n'abaturage. Recteur rero ubuyobozi bw'iseminari yizaza kuba bwaratoresheje abayobozi bukabaha n'inshingano, iyo mirimo ntabwo wabona abakozi bayikoresha muri buri kigo rwose hari abanyeshuri bakoresha iyo mirimo, ariko bakagira uko babana nabo bayobora. Bikaba rero uwo bashyizeho agomba kwicara veya amenya ngo aba bantu nashyizeho babanye bate nabo nshinzwe mu gukurikirana. So aho byabaye rero hano ishuri rimwe hano muri Kigali, umwana nawe wari duwaye nawe yakubise uwo mu wa kane amuhora nawe ibintu nk'ibyo ko yatindije abandi, yatindije guteka. Donc ntabwo yagiye gutegura ibitekwa nko guhata ibitoki cyangwa ibijumba cyangwa ibirayi, noneho bituma guteka bitinda, ubwo no kurya byagombaga gutinda. Hanyuma baramupfukamisha bamukubita udushyi, umwana agize ubwoba inkoni zimuriye atoroka ikigo saa 4 z'ijoro ariruka agera iwabo. none uravuga udushyi Uretse nkwereke oya yagize ubwoba bw'ishyi kuko we ntabwo byamuviremo urupfu, byamuviremo guhunga agenda ijoro, kandi ijoro rya saa 4 ku mwana wo mu wa kane risque kugongwa, gushimutwa, kuribwa n'imbwa, guhura n'ibisambo bikamutera icyuma cyane. Yashoboraga no kugera iwabo bakamwikangamo umujura. Umuhungu ariruka abagezi iwabo muri iryo joro, iwabo na bati ko twishyuye minerivare yacu ngo urare muri interina ugeza aho iri joro, ku kigo tukishyurira abazamu bo kukurinda uciye, bahita bamushyira mu modoka bagaruka ku kigo. Bagarutse ku kigo rero basubira muri kesi. Umwana avuga ati kanaka bankubise ko ntahatiye igihe, ko nakereje igikoni, mbonye inkoni zikaze ndatoroka mpita niyizira mu rugo. Bahamagara babana babiri, harimo ufite ababyeyi tuziranye. Bati rero birazurungutana babahanisha ko bazakora ikizamini cya leta bataha hanze. Ubwo ababyeyi babimbwiraga muri iyo kesi yo kuvuga ati abana bacu bararenganye, bari kubahanisha weekend ariko bagasubira mu kigo, umwana azakora ikizamini cya leta gute aba hanze atahura n'abarimu atigana na bagenzi be. Ni muri iyo kadire ababyeyi babimbwiye. Umumama we yari yakaze ati Karege agomba kumvugana umwana wanjye yarenganye. Ariko nibaza ko kuri ino saha aba babyeyi b'inshuti zanjye bamaze kubona kesi aho yaganaga, kuko uwo mwana watorotse ikigo ahunga inkoni iyo aza gukomereka byari kubazwa abo bana batumye agira, cyangwa se agashibu icyari kumaho cyose cyari kuza mu maboko y'abo bana. Ubwo ndumva babyumvise. So rero ibyabaye izaza byo biri grave kuri ibyo, ariko n'abandi isomo ririmo nukuvuga ngo nawe ugiye gukubita banzu urebe ngo inkurikizi nizihe. Nagucika ashobora kugucika akagwa mu gisimo. Ndatanga ingero nyinshi. Hari umwana nawe umuvandimwe wanjye yaguye mu gisimu intuza irwankuba muri za 1996 na 7 cyari igihe cy'abacengezi bikanga abacengezi arirukagwa muri toilette turamuhamba. We nta wundi wabigize muri urumva ni icyo kibazo cy'uwo mutekano muke, yirutse agwa mu gisimu. Ahandi wari umaze kuvuga kesi ya GTC muri Ruhango, aho bibye umukobwa uruhushya rwo kujya kwa muganga bikarangira avuye mu mwuka. Hari ukuva no kuvamo. Yaravuye birangira avuye mu mwuka. Yego. Musanze byarabaye, hano muri lycée byarabaye, Notre Dame.
ejo hari umubyeyi wahamagaye wo muri apapeki apapeke apapeke Murambi hano urenze Rutongo yego avuga ko nawe umwana we yararembye ariko bamwangira kujya kwa muganga. Umubyeyi yageze aho araforusa ajya gufata umwana nta n'umumuhaye. Ageze kwa muganga umwana ngo bamuteye serumi 7. Urumva ko nawe byari byarangiye nubwo atari inkuru. Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo mu buyobozi bwose habamo risk. Ntabwo bavuga ngo abana bose bampaye nzamara imyaka 5 bose ariko mbabona uko bakabaye. Ku Rwesero undi yaguye muri Nuza nawe twari nziranye n'ababyeyi be yigaga mu wa 5 muri za 2008 ngira ngo yego agwa muri Muhazi yagiye koga. Ubushize narabivuze. So kuba mu kigo hapfa umwana si igitangaza ahubwo apfuye ati muziye circumstance. Ese ni uburangare bw'ubuyobozi, ese ni uburangare, ni urugomo rwa bagenzi be. Gusa nk'umunyarwanda kumva ko umuntu yakubita undi kugeza apfuye ari mugenzi we byerekana za nyigisho twirwamo, ari iz'abanyamadini, ari iz'abanyapolitike, ari iz'abarimu zifatiki. Ese umuntu akoze ikosa kumukurura amatwi, kubita agashyi, kumupfukamisha, kumuha ibindi yakora. Twe kera baduhanishaga gutema ishyamba ukarimbura igishyitsi. Kuva niga na primaire abantu bazi Kageyo buriya hagati y'amashuri n'ababikira hari ishyamba. Uko rakererwaga igishyitsi wakubagana igishyitsi ukakirimbura kandi ukakigeza aho kigomba kuba. Nibyo bihano twagira. Muri segonderi izijyaho rero ubundi twagiye kwibuka hari ishyamba hagomba guhingwa ikawa. Ikosa ukoze rimbura igishyitsi uhatunganye neza bazahatera ikawa unayikurikirane kugeza ifashe. Nibyo ibyo nibyo bihano twabaye. Ndabyibuka rwose. Ari umugenzi wanjye guhinga. Yes, guhinga. Hari mugenzi wanjye wizi save mu bamaristi bakagwa kujya gukonera ishyamba. Babyumva ibyo nibyo bihano. Ariko ibyo ni ibihano by'umurezi nyawe. Ibyizaza byatanzwe n'umwana kuri mugenzi we. Ariko uwo mwana izo nyigisho zihora zisirikira harimo wa 20 yafashemo iki? Yafashemo iki niba abona umwana utakoze isuku aho bamubwiye ari uwo gukubitwa izakabwana ukubita nk'ukubita inzoka. Uwo mwana uwo wakubise ugiye mu mateka ye ya hafi uko iwabo ushobora gusanga iwabo barwana kuko umujinya uri kubwira ngo urekure ikofi bisaba ngo wawukuye he, wabibonye he? Mu gihugu mwitago ngiyo societe turimo. Ngiyo societe turimo. Niba uriya mwana kubita mugenzi we kugeza aho amwica atatekereje ngo uyu ni umuntu, ubwo ni ukuvuga ngo ubumuntu afite buragerwa ku mashyi. Cyo ni kimwe. Hanyuma tujye kubarezi. Icyabaye gutabara. Buriya mu itegeko baravugamo uriya munyamakuru wakoze inkuru yavuze ngo yakoresheje itegeko ryo kudatabara uri mu kaga. Ibyo byarabaye koko. Ntago batabaye uwo mwana niba yaratatse. Ariko naho bamenyeye ko arwaye baravuga ngo ari kwirwaza. Ibyo byitwa gushinyagura. Ibyo byose bigenda bigira utugingo tw'itegeko tubihanira. Ariko nanone kudatabara ushinzwe. Itegeko rivuga ngo kudatabara uri mu kaga ni kumwe umuntu kakiru ka mutwe bavuze induru uri mu Kiyovu. Nuvuga ati muhumure turaje. Ibyo ni kudatabara uri mu kaga cyangwa akaguhungiraho ntumufashe. Ariko uwo ushinzwe birazamuka. Uburemere responsibility irazamuka. Je twibukiranya responsibility role imputability. Imputability yaruri ya rupfu irajya kuri recteur nubwo ari mushuti wanjye. Yego. Cyangwa se préfet de discipline. Uwakubise ni umunyeshuri. Uruhare rwagezwemo nundi waruraho. Nabo barezi. Imputability ni ubuyobozi bw'ikigo. So rero habayemo gukubita. Uwakubise nuko uburere n'uburezi yahawe atarimo kumva agaciro k'umuntu dignité. Hanyuma umwana niba atatse ntatabawe ariko icyo cyo cyahanirwa n'abandi baraho around kuko ntabwo abanyeshuri bose bari basinziriye. Ikigo cyarimo abantu kuki nta watabaye. Hanyuma utaratabaye washinzwe. Hanyuma kagakurikiraho noneho kutamujyana kwa muganga bakavuga ngo ari kwirwaza. Icyo kizitwa kumushinyagurira cyane.
so rero nyine ni ibyago ariko bivamo amasomo, nicyo cyiza. Burya amakosa si mabi, amakosa avamo amasomo. Ubwo n'ahandi bitonde bamenye ngo abo banyeshuri bashinze gukurikirana abandi babikora bati, ariko amahirwe tugira ntago biba kenshi. Gusa nyine ubwo ni ikigo gitanzwe. Ntuza ejo kuri DC radio DC bahamagaye umupadiri inshuti yacu uba hano hakurya ya Nyabarongo muri Kamonyi, umurenge wa Ngamba, ngira ngo Edmond Rudahunga, avuga ati byabaye ku bapadiri bagenzi banjye, sinabavugira ariko sinabarimiraho ibisinde, ibyo birasanzwe mu kigo. Kuba wa responsabilize abanyeshuri bamwe nibyo, ariko kuba gukurikirana uko bakora inshingano wabahaye ni ikindi. Ariko aranavuga ati ntabwo ari umuco uri mu gipadiri naho twize i Kabgayi, ati ubungubu no kunyuzura byaraciye ku buryo unyuzuye bamwirukana burundu. So rero abantu ntibafate ko urumva kubera ko ahanini biri kumvikana mu bigo by'abihaye Imana, ntabwo ari ukuvuga ko ari byo byacitse. Nabonye hari n'abantu bari kugikonfonda, yego bakavuga ngo umuntu ngo utarabyaye naho bihuriye kare no abo bareze ni benshi naho turabafite mu abaminisitiri. Reka nkubwize ukuri umuntu ubona yibeshejeho afite indangagaciro, benshi baciye mu gipadiri cyane rwose, baciye imbere y'abihaye Imana, mu bafurere, mu babikira, mu bapadiri. So ubu ngubu bibaye nta nubwo ari ikibazo, sibo bakubise, kandi ibyo birashoboka. Bashobora no kumukubita padiri ari mu isengesho, bashobora kumukubita padiri ari ku meza, ntabwo ari padiri wamukubise. Wenda bashatse kuvuga ibyo ariko hano Kicukiro hari umupadiri wishundi, umufurere wishundi, baba Mariste nabo je crois kuri cya kigo cyabo. Rutamunoga uwitwa Harerimana Innocent ntibagifunze simbizi. Bose bari barakoze. Harerimana Innocent yigeze kubisave, bavugaga ko naho atari yoroshye, yishe umufurere mugenzi we hano Kicukiro. Umusaza witwaga Rutamunoga no croix, ndabyibuka muri za 2006 hari aba Mariste hamwe na Kayumba Emmanuel twubaha, twaciye imbere. So ntabwo ari ikintu rero wahita uciteka ngo kubera ko ngo kutabyara. No. Ese ababyeyi bo ababyaye bo ntabwo ujye ubona uburyo ntabwo ari cyo kibazo cyane si bo bakubise. Ntabwo rero ari byo kugira ngo abantu bacire iteka ku bigo by'abihaye Imana. Gucikwa birashoboka n'ahandi byabaho, ariko ntabwo ari ukujustifia. Ni ikibazo cy'uburangare bwo gukurikirana uwo wahaye inshingano ngo urebe uko azikora. Yego, iyo niyo ya responsabilité ihita igira imputability kaza ku buyobozi bw'ikigo. Kuki umwana kubita undi mu kigo ntimumenye, kuki umwana ataka ntimumuvuze, kuki umwana kubitwa ntimumutabare, kuki umwana babwira ko arwaye mukavuga ngo ari kwirwaza. Ibyo nibyo bishobora gukomeza bigaruka kuri ariko n'ahandi byabaho, ntabwo ariho hambere hapfuye umwana. Ariko ni amasomo ngo ubuyobozi bw'ikigo aho buva bukagera bukurikirane ngo abo twahaye inshingano bazikora bate. Ese ntabwo bazikora baviola, bahungabanya uburenganzira bwa bagenzi babo. Abo bafite inshingano. Yes, abo bafite inshingano. Uwabuzibahaye rero agomba kubakurikirana, yabona bazikora n'abakabakuraho. Ikindi rero nuko n'abavyeyi buriya mwana nabo bagombye kugira urabona icyo babigira icyo basaruye. Niba warareze umwana muri violence ahantu hose, njya mbireba nubwo baba bavuga ngo ubumwe n'ubwiyunge n'iki cyangwa se ngo ubworoherane. Iyo abana bakina umupira urabibona, cyangwa bari gukina bakirana, ukabona kubise ku giti, ukabona kubise ku kibuye, kandi yanarira undi agaseka. Bariya abana bakubise uriya, buriya niko byagenze, kuko gukubita umuntu ku buryo inyama zo mu nda zangirika aba yatatse cyane. Iyo rero uri umuntu, buriya bariya ababyeyi ntabwo umuntu bashyize muri bari bana, cyangwa se bararangaye abana biga ibindi n'ibigibi by'ikoranabuhanga no kureba za karate za buri kanya n'ibifilime by'intambara ngaho aho biva. Umuntu agataka wowe ugakomeza. Montesquieu, je crois Montesquieu,
hari umufaransa w'umwanditsi cyangwa umufilozofe ariko ni Montesquieu je crois yavuze ngo je n'ai jamais vu couler des larmes sans en être attendri. Agakomeza ati je souhaite donner plus que recevoir. Je souhaite donner de service plus que j'en reçois. Niko yikomeza ariko icyo cyane biravuga ngo sinigeze mbona amarira amanuka ntantera agahinda. Yego. None wowe urakubise bwa mbere sabye imbabazi umwana ciye bugufi urakubise donc urakomeza tu Ewana. ntukubanza tukareba ngo umwana uwo wakubise ava muri society imeze ite kandi ni yacu twigisha violence tutabizi. Iyo ukubita umugore n'umwana nyirizina iyo umukubita ubabaza nawe azakubita mugenzi we yihanukira cyane. Noza agaciro k'umuntu kigwa mu myaka mitoya wabakurikiye muri ubwo buzima si kiri niki. hari n'umukino wabagaho mu bana witwaga ngo sinabyaye kinavuna nakubita rimbura cyane rwose. So urumva ibyo rero nibyo tugomba kureba harimo amasomo menshi bari abana bakubise mugenzi wabo bava muri societe. Ababyeyi babo nibabibone ko babohereje ku ishuri ariko bazabagemurira muri gereza n'ikibahama. Umubyeyi nawe azagomba kwibaza ngo kumbe burya nukumbayeho. Ejo bundi nibyo nabwiraga umudamu nari nagiye wari wasabye ko njya kumuganiriza ku kibazo afitanye n'umwana umusenyera umwana uterana ibyuma. Ndavuga rero madamu ubu uzagira ikibazo cy'ihungabana ukubiri kubyara umwana utazi agaciro k'umuntu utazi n'agaciro k'umubyeyi. Ujye wicara wibaza rero umunsi yatoboye inzu cyangwa yishe umuntu ugende wibaze wigunga uti mana yanjye ni iki namariye u Rwanda. Kubyarira igihugu abishi, kubyarira igihugu abasenya, kubyarira igihugu basinabyaye baruburampuhwe. Ibyo nawe byakwafekita kuko ntabwo ariyo objectif wari ufite. Ushinga urugo cyangwa se usama inda cyangwa utera inda ntabwo warugabije kubyara ikihebe. Oya. Yes. Oya rwose. So dukeneye rero societe irimo ababyeyi baterwa ishema n'abana babo. Iyo umwana uri bukubushize ntabwo nigeze bikubwira umuhungu wanjye yagiye kwiba muri alimentation. Abantu nabivuze kuri BNB bati umuhungu uramutanze no. Nabimenye. Yeah. Byarambabaje njyayo mitajya muri alimentation. Koko yaje uyu mwana wanjye yararimo mitajya ku ishuri mbaza umwana byagenze bite. Ati twaragiye n'abandi bari bane bakajya bafata ibintu bashyira mu bikapu none barangije bishyura bikeya kandi kamera yabafasha. Yari uwanjye mu bintu byampangayikishije. Narangije ikiganiro kuri mitanjyayo nari ndavuga kweri ngende kubyarira igihugu abajura. Kubwo amahirwe birakira ngira Imana nta bindi baramufatiramo. Yego. Ariba yabuze iki mu bwana byo gukina byo nanjye yajyaga nyiba bibiri bingahe ariko mu kumwigisha nkamubwira ngo reba ukungana. Yego. Reba ukusa musore mwiza muremure ukina futu. Ejo uragira ngo ejo bazajya bavuga ngo dore wa mwana wiba umuntu w'umusore ntabwo n'inkugura inkweto bajya bakeka ko ari inyibano. Ndamwigisha icyo gihe rero urumva ko yagiye mu Kigali ariko mu rugo nibyo nagendaga si ukuvuga ngo ndamukubita si ukuvuga ngo ndagira gute nimukubita ndabamugize mwicanyi nanone nawe azajya kubitira muri arakuka kandi yibye byase urabyoroshye. Ikibazo najya iyo utamuhannye aho akajya kwiba iby'abandi ashobora no kwiba nawe agahura n'umuzamu nawe wize sinabyaye. Hari ibintu fagitire yari 15 abo bana uko ari bane by'ibintu bari bibye ariko uwo muhungu wabafashe iyo aza kuba nk'abo bizaza yashoboraga kubavuna akabamugaza hejuru y'ibyo 15 cyane rwose. Urumva by the way nabari yabizaza mu ma responsibility nkayo uriya nuko turi kubivuga ko yapfuye ariko ubasanga hari abakuramo ubumuga cyane babasanga hari abakuramo ihungabana. So urumva rero birababaje niba tugifite abantu umwana wa 20 icyo ari ugukubita yica nibindi aho aturuka naho bongere hakeneye kongera hagaterwa imetero. Bamureze bate community mu rugo aho aba
inshuti babanye bagendana bate? abavandimwe ni gute ndavuga ubwo Egide na Armel cyangwa Armel ni ikibazo ni ikibazo biteza ipfunwa ababyeyi uri mashini umubyeyi uzajya ajya kugemurira umwana kuri gereza ajya gusura umwana kuri gereza yamusuraga ku ishuri mvukuna abana ababyeyi harya ngo umubyeyi acubura yicaye kandi umwana mubi yatukisha umubyeyi ibaze nk'ababyeyi bari abana turi kubavugaho nta ubuzima bari babayemo batarigeze nta ruhare ariko kubera kubyara nakwita nabi cyangwa se kurera nabi cyangwa se kurangara ukarererwa n'umuhanda ibyo nabyo tujye tubyibuka wowe mu rugo ushobora kuba ufite gahunda ariko ubuzima bwarahenze urabyuka ugenda undi aragenda we umwana yirwa muri izo za kaci ukarekura ariko muri za kaci ariko umwana batukana ngiye ibyo ahantu ntuye byo nahoraga imitsi yahoraga ireze iyo nabonaga abana bakina batukana wakigoryi we nahitaga nkinga igipangu ntabwo ntushobora kujya mu muhanda muri bariya bana bavuga gutyo niko nababwiye wenda nabangamiraga uburenganzira bwabo ariko ntabwo natuma umwana wanjye ajya gukina n'abana bitwa bitana ibigoryi urumva rero hari igihe urangara akagenda nk'uciye ishumi akajya muri bya byana b'abana nako ukareba ukuntu bakina nk'abariri kandi ubwo urumva karitsiye yacu ni ahantu henshi ibyobo hahoze amatuwarete amarigore za ruhurura yamunagamo cyane ntabwo uzakina wamaze kuba mukuru please nurenga nkahora mpangayitse yatinda kuva ku ishuri nkajya mu nzira bacamo mvuga ngo nibura at least ku myaka akiri mutoya agikeneye kugororwa nanjye nirinde ko yajya mu bigare na metiriza so rero ibyo bibaho rero ababyeyi umwanya muke uburangare kutita ku bintu abakozi na community ku mwana ukubita gutyo uhita umenya uhita questioninga community yabayemo ugiye ukamukorera ntuza wahita umenya uti do niba atari iwabo barwana ni bakuru be barwana cyangwa se ni abaturanyi nabo babana ikigara bamwe yego ubwo icyo ngicyo ngira ngo unagishyizeho umucyo kuko nabonaga abantu benshi bagikomantinze kuri no nkuru bati inka itabyara ntivumera ntabwo ari abapadiri bakubise ariko ntabwo ari abapadiri bakubise kandi ibyo gusa n'abari kuvuga ko nta mutima mubi bagira rega seminari yizaza yareze abantu ishobora irengeje imyaka 50 abayiciyemo ni benshi turanababona hano baruzuye uranyumva ntabwo iriya insida ibaye mu myaka 50 niyo zaba 2 cyangwa 3 nakubwiye ngo ku rwesero yaguye muri Muhazi kandi rwesero 2 twijije imyaka 50 iyo myaka yindi nta wundi muntu areregeza kwa muri Muhazi tujya tureba n'ibintu nanone ari bishobora kuba mu kigo cyaba cy'abihaye Imana cyaba abaterankunga n'icyo navugaga Kigali kiri hagati ni cya ONG ntuza iyo apapeke ni cy'ababyeyi icyo cya gitisi ni cya rwemeza mirimo ni cy'abashoramari cyo mu Ruhango so urumva bishobora kuba ahantu bishobora kuba mu kigo kimwe nk'uko byaba n'ahandi ni kiba kiri bube ariko amasomo gukurikirana kwita ku muntu kubahiriza umuntu nk'umuntu dignité de l'homme no kongera ugakweshoninga ngo Bibiliya dusoma buri gitondo yamara icyaba abana bo mu wa 6 bakubita gutya no kongera ukabaza uwo mubyeyi ngo we papa wa Egide mama wa Egide uyu mwana iri kubita yarikuye hehe iri kubita rivamo kwica kandi wasanga se no kwica inkoko atabishobora cyane noneho bigatanga responsibility ngo menya ibyo umwana wawe ibyo ku buryo umwana wawe mu mikurire hari icyo yakora kikagutungura ariko ukibaza ngo cyavuye hehe wowe uvuga uti naragerageje nagize ubu ufite amakuru byibuze muri vacances abari hehe attention hari igihe muri vacances twohereza abana kwa ba nyirakuru agenda agahura n'ibishumba bitagira isanzura agahura n'ibishumba cyamukubita umutego yakubita agatwe hasi ntabikubwire ahubwo agakubita agatoki kandi nawe je akakidiha ubwo akabyiga vacances ya mbere yo mu wa mbere yo mu wa kabiri akazagira mu wa 5 ari inyamaswa
kubera ko muri vacances ntimuba muri kumwe abari ku mwitozo arewe ibyo ni ibintu biba hano ntabwo ari byo kwikoma bihaye Imana vraiment uruhare bafite kuri education mu Rwanda turaruzi twese benshi n'utarabaciye imbere yigishijwe n'uwabaciye imbere pe uranyumva rwose uranyumva aho uruhare bafatiye uburezi bw'igihugu kuva muri za 50 na hari ikintu ushaka kugarukaho wenda nako mu rusyo n'ingasire ikintu kijyanye nuko ari hano izazana hano mu Ruhango hari ikintu gihuriweho cyo kuvuga ngo ubuyobozi uburangare abizaza abo mu Ruhango abizaza bavuze ngo umwana ari kwirwaza yego birangira apfuye hariya naho bavuga ati nawe ushobora no gusanga nk'uriya wa Ruhango byari bisanzwe niba ari ukuva k'umukobwa abigira buri kwezi kandi bakaba bari bamenyereye ko amezi yabanje ataka bikarangira mu mahoro noneho rero iyi kesi ikaba yari ikaze impamvu rero nashaka kuvuga ngo ndakubura urusyo n'ingasire ni uko ntituri bwirengagize ko hari abanyeshuri birwaza bakabeshya n'ubundi rero se nyine erega ntabwo ingwe yari izi gufata ku gakano yarabwirijwe ushobora gusanga mu bana 20 mu cyumweru bashobora gusaba impushya haba harimo ababeshya 15 cyane bigatuma wa wundi utanga impushya animatrice ibyanyu ndabimenyereye bigahinduka umwana murizi udakurwa urutozi uriya ntabwo yakura urutozi kubera ko ni umwana murizi cyangwa ava mu bana barizi uranyumva imitwe muri internet nanjye nayoboye za internet erega naho iyo case yabaye nayoboye internet yaho naho iyo case navuze muri Kigali yabaye nayoboye mbere muri za 2004-5 yego muri internet abanyeshuri babeshya abayobozi iyo kubeshye bwa mbere bwa kabiri ukabivumbura n'abasigaye n'abakubwiza ukuri uravuga ati reka uranyumva yego ntabwo rero nta basabaga impushya muri esi bakambuka igatuna nkababona nimugoroba ntangiye kwiruhukira mvuga nti ndi kwibaza ngo aba bana bari hehe navuga nti najya kwifatira kamwe n'abagenzi banjye nkajya kubona nkabona baraje bakazana ariko ni ikwaca nkaceceka oya bakazana n'ingagari nkirebesha gutya ngo batari kuramo saa 3 gatuna hakurya kwambuka umupaka uvuye muri internet kandi ubwo babaga bambwiye tugiye kwivuza tugiye gusura anti hano baratubeshyaga cyane noneho iyo umaze kwivura muri internet nazo ziba nuvuga ibizima uramwirengagiza urumva ntabamo ibinyoma byinshi nicyo nandi kuvuga nti iki kintu wakibonamo nk'uriya wa Ruhango bashobora kuba baraketse ko yirwaza kuko niba yari afite 18 ntabwo aribwo bwa mbere yari avuye yego uko bakemuraga icyo kibazo baranavuga bati mu kigo harimo ushinzwe abana kandi koko kuva k'umukobwa usibye wenda rwangendanye nk'iyo kuva k'umukobwa ni ibintu bisanzwe none iyo harimo nk'umushinzwe abarwayi w'umugore abazi kubikaruma kuba rero byava icyumba cy'umukobwa ese abakobwa bava bose bo muri internet bajye bababwira ngo basohora kandi hari umuntu bashinzwe biragoye urumva rero uriya numwe mu bihumbi n'ibihumbagiza bashobora kuva ntibave mu kigo uwo mu kigo infirmier wo mu kigo ushinzwe infirmori akagikemura uriya rero byari biri bube nyine byari kuko ntabwo sibwo bwa mbere 18 se nibwo bwa mbere oya nuko rero tugiye tubyumva ahubwo icyabaye ikibazo nuko muri kira kigo umunyamakuru yagiyeyo ubuyobozi bukankuvuga ngo kubera ko ari representant legal w'ikigo utahaba ntabwo rero nge numva ukuntu umuntu yajya gutanga raporo y'ibyabaye adahari abari bahari babibona nibo bakatanze bakavuze ariko kuvuga ngo representant legal ni umucuruzi wenda yibereye i Muhanga cyangwa Ruhango cyangwa i Nyanza uwari uri mu kigo ntavuga ibyo se nibiki bose ni ubuyobozi bwoko ki ubuyobozi butakwemera kuvuga icyabaye aho uyobora ari nawe wari uhari wabibonye tegereje utari uhari ibaze utazi n'uburezi utazi n'iyo procedure umushoramari abo ishoramari mu burezi riragoye yakagombye gukorwa n'abasanzwe ari abarezi cyangwa babwize cyangwa babukoze so urumva rero ni naho ngaho biba bigize nta gikuba cyacitse ariko abantu nibongere basubiremo
bongere bamenye bibuke inshingano bamenye n'uwo bashinze ikintu ko ntabwo uhita utererayo iyo umuntu mushinze ikintu ngo nkorera iki ukora follow up nibura 75% muragikorana no 25 muragikorana wagakora 75 ko buri munsi ugomba gukureba ibyo akora niyo bweduhaye ngo akoropeshe refectoire wowe nyuma yaho uza kureba ko ayikoropesheje neza wasanga ikoropye nabo ukamubaza nawe akabaza abo yayishinze gukurikirana niyo mpamvu n'umukuru w'igihugu ajya mu ntara ko hafite abayobozi se akaba afite ba meya mu turere ku kiyirwa at the end of the day akajyayo arora ni ukujya kureba ese koko bano bantu nashinze ibintu nashinze abaturage bantoye barakora ibyo nshaka barakora ibyo abaturage bashaka nibyo ngibyo ibyo rero ni ibisanzwe muri nabyita muri systeme niba nabyita sinabyita governance ariko nka administration mu miyoborere yose ntabwo umuyobozi ashobora gukora ibintu byose we ku giti cye bikenera abamufasha kandi abo bamufasha bose ntibabikora kimwe nta nubwo abaminisitiri bakora kimwe nta nubwo abameya bakora kimwe nta nubwo abapolisi bakora kimwe ni ukuvuga ngo wowe icyo ukora haba hasigaye gukurikirana ngo ese ari kubikora neza hari n'ubikora neza kurusha uko wowe wabitekerezaga ariko hakaba n'ubikora nabi ni ukuvuga ngo bamushyira mu mafaranga agakoramo ntaburi ariko akaba n'uyungura akaba n'uzi gukurikirana n'igiceri kimwe cyane cyatakaye akagihiga cyane ibyo byose wowe rero wabashyizeho ni follow up uriya rero bariya barezi bizaza bagiye 1 kuba batarakurikiranye 2 kuba bataratabaye 3 kuba barashinyaguye nibumva ububabare bw'umwana ata cyangwa ngo bahane ikindi bahane bariya bakubise buri iyo ribiza guteramo padiri ushinzwe discipline yamaze guhana duwaye ako kari kuzamufasha ahandi hantu kandi no tukibimenya twarabahanye iyo ushinzwe akoza amakosa ukayarebera yitwa yawe niyo ya imputabilité sasa wakoze icyo ukimenya ko abana bakubise mugenzi wabo kandi bamukubise kuwa gatanu apfa kuwa mbere wakoze iki apfa kuwa mbere utaramujyana kwa muganga cyangwa se waramujyanye utarahana ababigizemo uruhare niko bimeze muri jenoside ntabwo urumva imanza z'abaperefe n'ababurugumesi iyo baburana bavuga ati umutwe w'interahamwe waramanutse wica abantu wowe wari ushinzwe burigadiye wa komine yisha abantu wowe uri burugumesi wamukozeho iki mu kibaru utari ya perefe ya Gikongoro ko bamubazaga umusaza nta kintu nta muntu yigeze yica ariko bakavuga ngo ko wari ufite memize kuba burugumesitiri wakoze iki wumvise ko muri ako kare wakuze iki wumvise ko muri Kibeho bari Kibeho ntabwo ariko komine Mubuga bihisha abantu burugumesitiri wamubaje wamukoze iki kamodoka wamubwiye ngo iki ko wumvise ko muri Karaba Musebeye bari kwica uri perefe wakoze iki byamuhamye se kuba responsable nicyo bivuga niyo mpamvu komanda w'irondo abanyerondo bakubise niwe komanda ugomba kujya kubazwa none niwe reportinga kuri gitifu w'umurenge cyangwa se rikamanda w'akagari abazaza bazabaza rikamanda irondo ryawe rirakubita wakoze iki ese wakubise waramwirukanye wamukozeho raporo nibyo niba rero raporo ikubitwa ry'uriya mwana itarakozwe cyangwa bamukubise nibagire aho ngaho nibigera mu rubanza ako ntibazabasha kukigobotora si byo se kabisa uruzi iyo basanga bari abana bamaze kwa nka weekend aho mu rubanza padiri yakwisobanura ati nkina bimenye rwose nahise mbatuma ababyeyi barahabasanze rero ni nkaho yemeye ibyo bakoze ubwo niko mu mategeko bizitwa yemeye ibyo bakoze si byo se attention rone leta ni charge kugira abantu uyobora ntabwo ari ibintu byoroshye ku buryo bamwe mu bushinzwe iyo bakoze ibyaha birakugarukira so reka mbanze rero nibutse abadukurikiye ko Niyo Travels ariyo company kugeza ubu ngubu igufasha mu bijyanye n'ingendo ariko zo mu kirere uvuga ngo izambuka
abantu mushaka gutema ikirere rwose mu ariko mwogoga ntabwo ari gutema ikirere byo kumva umunyenga ushobora kuba ugiye indege kwiga ntaho iba iziritse oya uba ugiye gushaka icyo ushyira ku mbehe Ku mbehe Ninde? kabisa. uriya ninde ninde ubivuga diplomate ntabwo ari ukujya ntabwo ari ukujya mu ndege ngo bakuzirike utazi aho indege iziritse ahubwo genda ushaka guteresharija icyo ushyira ku mbehe kumbe kabisa so ni ukuvuga ngo ugiyeyo kwiga ugiyeyo gushabika ugiyeyo ku mahugurwa ugiyeyo gushaka akazi Yeah. naho ibindi byo kuvuga ngo ntabwo uri ari umunyenga ntabwo ari umunyenga wagombye gukora uko wiboneye so niyo travel rero ifasha abagiye guteresharija ibyo gushyira ku mbehe kabisa ibyo gushyira kuri konti kabisa so bahamagare rero kuri 0782 30 43 yes ubavugishe so karegiye rero turi kugenda dusoza wenda amasomo menshi wagiye uyaduha icyo igihuriweho nakivuzeho kijyanye no kuba abanyeshuri ubwabo hari ubwo bagwa mu mutego wo gutuma abayobozi babashidikanyaho kubera kubeshya cyane baratube buriya niyo mpamvu iwanjye umwana ibinyoma abanyeshuri bambeshye iwanjye buriya umwana atushaga nkahita mbikuru kuko mfite kesi ubwoko bw'ibinyoma byose byo muri interina ndabizi barambeshye by the way wenda nanjye muri secondaire ushobora kuba narabeshye ni lazima ariko si cyane kuko twari twegereye twabaga muri interina hafi ya centre hari igihe wasabaga uruhushya ukabeshya akantu ikintu ugiye gukora kandi atari cyo kudodesha ikabutura kandi wenda ugira ngo witamirira amazi ntabwo twayitaga amazi ni akantu kabaga ari nk'akarahure kamwe ariko ngeze ntangiye kuba directeur wa interina barabinkoreye hakaba n'utumye umwana utumye umubyeyi akaza n'utari we hari ubyumva ariko sinzi ko hari batumye umubyeyi azana utari we nshazihorere byinshi cyane hari ibaze ko hari n'uwambeshye asaba uruhushya agiye gusabwa Bugesera agiye gusabwa nabibwiye na bagenzi be nta n'umuhaye ahubwo ambeshya akantu ngo mama ararwaye kumva agiye gusabwa urumva arahari ngo nawe aze kubyumva hariya yawawa yari kubaza umuntu kwaka uruhushya ngo agiye i Kigali akajya Kampala kambuka umupaka agize ikibazo nkambarara ubwo ninjye nari kufunga cyane nahise njye ntabwo uruhushya rwambuka umupaka byihorere ntako baba batagize bariya abantu ikindi bagomba kumva biriya bigo byaciyemo abantu benshi imyaka ishobora kugenda ikaba 10 nta insida nk'iri yihabaye so ibaye umunsi umwe niyo kugira ngo bige gusa niyo kwigisha niyo kugira ngo abantu bumve ko impanuka zishobora kubaho cyangwa ibibi bishobora kuba abantu bashaka gukora ibyiza ariko ntabwo imyaka biriya bigo bibayeho igihe cyose habaga izo insida ushatse wanareba uburyo izindi sida baba barakumiriye muri izo mushya twimanaga habaga hari icyo dukumiriye sibyo se uzi kuyobora ikigo cy'abakobwa ukamara umwaka ntawe utwaye inda ni akazi aho kugira ngo ahitwarire mu kigo uzabibazwe yajya gushyingirwa bariya abantu bakora akazi katoroshye mayidiya nabibayemo ndabizi so Karegere kaminira ahangaha rero ngushimire cyane nagira ngo dufashe kumva ibi bintu nk'umurezi umuntu wabibayemo ubwo abantu bahita n'ubu ndi umubyeyi baterera abantu bakaba barimira hitaka oya nta warimira hitaka uburezi bw'abihaye Imana turabuzi imanuka nta kuritaba kandi urumva nyine bizeye abatizerwa tusempro cyangwa ntibari bazi ko bateye batyo cyetse tumenye ko bari abana hari abandi bari baragize cyangwa se wenda baba bari motive nibisanzwe rega ni nkuko president ashyiraho minisitiri akiba nwese tuvuga rero ngo president ntibakora kuko ko yashyizeho minisitiri akiba cyangwa meya agakubita abaturage cyangwa gitifu akambura banke umuntu wese wagizeho inshingano azi icyo bivuga cyane ko hari ubwo umuntu tubana nabyo rwose utenguhwa tubana nabyo